nakomangaga si wanjye ni wawe wowe hamvuye hose urashinzwe se wowe urangenzwa cyane njye kugenzura ariko mwabaye gute ko njye naraza saa 9 ntabwo ubwo burenganzira ubufite ntabwo we nta burenganzira ufite mbufite kubana nabyaye uburenganzira bw'iki ariko ubundi upfusha nkande ku mwana wagiye gukosha ugiye kwipfusha wagiye gukosha ugiye kwipfusha ushaka kurwana ngo reka mpfushe wapfushaga mu biki se fare simwe nakubwiraga ibyo wapfushagamo nibiki iyo umuntu iteka ari mu makosa ngo nagiye gupfusha urapfusha nyine upfusha nkande upfusha imfura yawe wowe imenyetso ariko ndabifite wowe uzansaba imbabazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugende mwandika muri comment ndabashimira cyane ndi kumwe na mama wase na papa wase ko ikora mu mutwe byagenze gute bari ibibazo cyane utagacishije magasokozo no ibibazo byaje ibintu byose bisanga bigiye bibayo kipe nago wagiye muri sala dusasitura nuko nguko nawe urabibona nyine munafite ibibazo bigaragara no hanze n'inyuma biragaragara ganwa n'ubwoba byose biba bigaragara mbashaka ko abantu bose babimenye ariko umugore wawe ari gusa neza ari mu bisubizo nyine subyumva se ari gusa neza nta bibazo afite rega ibibazo bigwira abagabo ibibazo ndabifite ariko ufite ibibazo ibibazo ndabifite ntabwo byabura urumva bamera nkanjye nkawe uzubaye iki ko ari umurenge we ni umurenge wagira ikibazo se nibiye we ni umurengwe burya biba byiza iyo urengwa mu byawe rega iyo urengwa mu byawe nta mutima mubi mu byawe kiyo no kugira umurengwe mu by'abandi urengwa mu byawe ufite ahanga n'ubiri igisambora Imana ishimwe urengwa mu byanjye nkabifiringa neza nanabirengwamo ndengwa mu byanjye cyangwa ndengwa mu byawe bizeye ko ndi kuvuga inyarwanda ndengwa mu byanjye cyangwa ndengwa mu byawe inde wowe ni mu byanjye da hari ibyawe ugira we nta byawe ugira wowe mu byawe hariya nta kimwe byose ni ibyanyu ubisubiramo nta na kimwe ufite barabivuze ngira ngo ni blague nta na kimwe ufite urugo n'urwanyu muri reka da reka nkubwire ntabwo naje kubimenya ari we si mu bye yego nabiraye bitwaye kubera ubujiji nari mfite ari ngiye si mu byanjye biriya ni iby'abana banjye inzu avuga ni iy'abana banjye ntabwo ari iye cyacu gute se ateza sakwe ngo rwahiye nanjye mu mbumbye uzateza sakwe uvuga ngo ufite ibya ubifite hese aha bifite ni ara ni wanjye ariko ni wawe okay ni wawe utiteye ngo unatere sibyo ni wawe ni no mu rugo rwanyu muri babiri ariko utahari si ibyawe ntabwo naba ndi hari ibyabo wabyaye se ko ukomeza kungira apsa nyine ni ibyabo wabyaye yego ni ibyabo wabyaye ariko kubana ubushake bwanjye ntabwo ari itegeko kubaha gira gute kubaha ntabwo ari itegeko kubaha ubahikize yo mfite akamenevare wabishyuriye se byibuze ko buriya umwana uko bishyuriye umwana menerivare ageze kaminuza hari icyo azimarira yego hari icyo azimarira natwe twarihigiye nabo bahigarira ya mitungo ya se irarangije natwe twarihigiye nabo bakwihigira warihigiye none ushaka kumfatira abana nk'imbobo nabo bagende bihingire nta na menerivare wabishyuriye yembwe kimwe akimara kuna na menerivare yishyuye yasiganye indahekana sheri wanjye ariko nawe mfite ibyo nagusigiye watsigiye iki hari amafaranga narayagusigiye Farid umuhiki namuhaye amafaranga nawe udatuma mvuga ibitavuga kuri kamera hari byinshi nagiye mfundikira wansigiye amafaranga wabonye amafaranga ushyira Farida ubona amafaranga usigira njyewe nyirirwa njya kuvuga ngo yewe ngo abana ngo iki Farida aranse wari kubansigiye amafaranga njya kuvuga ngo Farida yansenye wowe azubu ni konte dufite ninde ujya kubikuza amafaranga si wowe konte ntago wayitumukanye ukayijyana kwa Farida nemere kubikuza so n'umuhungu wawe muriho reka mama cyagihe byagenze bite dutandukana ukavuga ngo uramwirukanye wa mugani hari umugore wirukana umugabo ko hari n'abantu babivuze
nyamara uyu mugore nawe ntiyoroshye ko hari umugore usohora umugabo mu nzu ngo genda. None si umugabo akeneye kwisohora wabigenza ute? Nimba umugabo akubwiye ngo arashaka ni divorce, sibyo? Umugabo ari gushaka divorce, yego? Agashaka ko tugabana. Icyo yasize ni icyondo cye yasize. Ibindi byose yarabisohoye, yarabitwaye. Naramubwiye ndafata igice cyo hejuru, nafata icyo hasi. Afata inzira agende. Siko byagenze? Hanyuma rero yibyo kugaruka kunkomangira, sibyo? Saa 8 z'ijoro kandi wahambire wagiye. Ntago byakunda. Nakomangaga si wanjye. Ni wawe wowe. Hamvuye hose urashinzwe se wowe. Urangenzwa cyane njye kugenzura. Ariko mwabaye gute? Ko nge narazo saa 9. Ntabwo ubwo burenganzira ubufite. Ntabwo mbufite. Ntabwo. We nta burenganzira ufite mbufite kubana nabyaye. Uburenganzira bw'iki? We wari ngo ngewe ngo nta burenganzira mfite. Umunsi namwe. Ara ni wanjye ariko. Umunsi namwiruka. Wirukana nde? Umunsi namubwiye ngo agende. Wirukana nde se? Wirukanye. Nanjye nkahita nigendera. Ndabaje wirukanye nde? Saa 8 z'ijoro. Nagiye kumva numva umuntu ari kundondora. Ndebye mu kirahure mbona ni papa wase. Ndamugani mbabarira amahoro ureke dukore divorce. Nuko byagenze. Aha basimazi. Nanisa nago namenya ngo abahehe. Urumva? Nge mbayeho neza ndishimye cyane. Nimba yarasubiye aho namukuye. Nimba yarasubiye. Ahubwo ikibazo ndimo kubaza wirukanye nde? Hanyuma wansabye iki? Nyine wansabye iki? Kuvuga kumwirukana nibyo. Tandukanye ibintu bibiri. Nimba navuze ati divorce. Divorce ni iki se? Ni ugutandukana. Yego ntago ari kwirukana ariko. Ngo wara unyirukana gute se? Iranzu ni yawe. Wajyanwe n'iki se? Unyirukana iwanjye se? Wajyanwe n'iki? Nyine unyirukana iwanjye. Nyine wajyanwe n'iki? Kutagarutse se ukagaruka saa 8 z'ijoro. Nemereye kugenda igihe shaki 28. Uzibeshe ubikore. Uzibeshe ubikore. Saa 8 z'ijoro. Wagenda ugiye none byaba ari byiza cyane. Ariko rwose. Ushaka no kumenya nabo ndi kumwe nabo none. Reka. Ibyo nta nubwo bikindeba nta nubwo mbishinzwe. Oya. Reka nkubwire papa wase yarananiye. Ninkubwira ngo mu kintu cyananiye papa wase yarananiye. Ndamuzanye ngo ni umuntu w'umugabo yaciye ubwenge ibibazo byamubayeho yabibonye naze twicare turera abana sibyo reba uko anyanitse ku gasozi barera abana batarabe bandamuzanya jya kurera uwayo kwa Farida nimba ari bukwemera no kwinjirayo. Narivuje. Warivuje? Narivuje. Warirogoje? Narivuje. Warivuje? Narivuje. Sha wivuje mu kuri pe? Ahabwa wivuje, ahabwa bakuvuye macuri. Ni ukuri? Bakuvuye macuri. Mbonaga bura eba haburaga gato nagiye burabye byarangiye. Hanyuma se wajyaga kurara hanze ari ngiye kuraje hanze. Byari ngombwa. Byari ngombwa. Aho nkuzaniye mu rugo ndakondoye waruri kigira inyuma gato baravuga ati shaka gusimbuka usubira inyuma ubu warasimbutse nurukiramende se wasimbukaga okay uraza kubimenya buri nyine nurukiramende wasimbutse yego urabura rusimbuka ahubwo rusimbutse nabi ntago uzikurukiramenде barusimbuka iyo mbwira ati ngewe ngiye gusimbuka urukiramende kora kuri kiramende nararusimbutse ndaruzi nago byakunda no batari ngombwa ariko ndumva ameze neza pe nta kibazo mfite ndumva ameze neza ndatuje pe nari yakiri ndakondoye uraje abana baravuze ngo papa yaje ubu noneho reka mbanze nkubwire ikibazo cyari kimwe ubu nibi warakoze iki ngo wanyondoye ndakondoye mbwiye abana ni papa wanyaraje urumva uraje nimba ari ku mugani wawe hakira avuze ngo ni gatanya ushaka sibyo nawe waje gutanya abana nyine sibyo habwo uvuga ati ngewe nje gutandukanya abana ibyo byari gushoboka utambwiye kandi ari kubatandukanya aricyo cyaje kimuzanye ngo uyu si uwanjye uyu n'uwanjye ibyo bintu bibaho umuntu w'umugabo none afata imfura yanjye nabyaye mu nda yanjye ari we wa mbere avuge ngo uyu mwana si uwanjye ibyo ni ibintu bishoboka mwana waje umuzanye bantu duceceka mwana n'umuhahano ahubwo nirwo rukiramende waje gusimbuka
naruguyemo ubwo muri make waruguye nese ko waruguyemo wakwiyakira kuko niyo ufashe wakwiyakira nk'umuntu waguye mu rucura njye nabibonye ndaceceka ndavuga ati umugore wanjye nkunda urumva kano kanya myaba nihuse reka mpfushe ubundi upfusha nkande ku mwana wagiye gukosha ugiye kwipfusha wagiye gukosha ugiye kwipfusha ushaka kurwana ngo reka mpfushe wapfushaga mu biki se simwe nakubwiraga ibyo wapfushagamo ni biki iyo umuntu iteka ari mu makosa ngo nagiye gupfusha urapfusha nyine upfusha nkande upfusha imfura yawe wowe nta soni woza agahinda mfite uko kangana mfatira umwana w'imfura ngo ngiye ngo reka mpfusha upfusha nkandeze papa wase reka nkubwire urananije nimba hari ibintu binanije urananije uzwari numva nagukaraba uko wanwaraga ntago ariko bizongera kumera ni kuri kwaragaragaye we ryabonetse ntago riba rikikoze iki rikici oya ntago ariko babivuga baravuga ngo ibuye ryabonetse niba rikisha isuku urakoze cyane ubwo rengeye ntago nakwica ubundi ndakwicira kuki kumfura yawe ahubwo nibwo upfuye nabi wanga n'imfura wabyaye ntago wakongera kubuvuguta ngo bukunde garuka njyahe nkaturugo nkajyahe ariko ara niwanjye ni wawe se ni wawe gute hariya ni wanjye mafite 99% warambwiye ngo ushaka gatanya sibyo ariko narugwemere kunsora mwiranga ariko naragusohoye iwanjye naragusohoye uri mu rugo se uri mu rugo nshakiye ni wanjye nyine uri mu rugo yaba manywa nzanza nkomange yaba nijoro nzanza nkomange nyine uri mu rugo nimba nateye mu rugo se zirasa ko nakomanze uko mangu ujya hese warakinguriwe niko nanjye natashaka nyine warakomanze urakingurirwa ese ngenda ariko nakinguye nageze aho wari uvuye zirasa 8 z'ijoro ahubwo niho wari kujya gukomanga bakagukingurira iki mu rugo ntabwo akiri wanjye okay mfashe narakubwiye ngo nkunda umugabo ntacyamaye ni mama y'Imana ako kantu uvuze nakabagabo cyo ngicyo cyuvuze ni ntabwo akiri wanjye nicyo uvuze rwose nkunda umugabo ntacyamaye akibyo dupfura bize ntago uzasubirayo ibiki hariya si wanjye ariko ntago kugeza n'izi saha urukumva nategeko na rimwe rimbuza gukora iki kutahakanda kuza kurara ahubwo reka nkubwire sinzongere kumva ziriya saha uza kumburiza abana gusinzira ibyo ureka kunyumva urumva sinzongere kumva ko nkora ku rugize ugakingura ureka kunyumva nagukinguriye ariko urumva igihari nagukinguriye iki kibazo nubwo wenda kirakomeye kuko ntago amaherezo papa wase yaragiye kugira ngo atange amahoro ariko akongera ngo uhara n'iwanjye bafite uburenganzira nibyo kandi koko ibyo uvuga n'ukuri kongera ngo uhara si hakiri iwanjye hanyuma amaherezo muzaguma muri ibyo bigwavuze ngo muzagabana iki muzasenya papa wase yatse gatanya kandi gatanya ihari ni inzu n'abana turafata inzu tuyipasure dufate n'abana tubagabanyemo kabiri ariko ibyo bisubizo bye yabibonye utari uwanjye nzamusubiza mu ijipo nazanye ariko naje nta mwana nzanye mu ijipo pe hasa nuza gusanga ari byo ubwo bizagenda gute ayo magambo avuga sinzi aho yakura ngo bambwiye nimba izamwubakira ntago mbizi mwashobora kuba waramuzanye muri kado none si ikibazo ibyo byo gusenya inzu cyo cyaba ari iki gitekerezo kibi kitafa mwese nta nyungu mwabigira muretse kwihonga amategeko afite ukuntu azabigena urumva amategeko afite ukuntu azabigena agabana musenye inzu mwongere mujye buri muntu ajya kubaka icyo namubwiye cyo twabisigira n'abana ariko tukabivamo icyo namubwiye cyo muri gatanya ashaka imitungo aho yayijyanye arahazi sibyo mu mitungo aho yayijyanye akaba hazi igisigaye hariya afite niyo nzu twubakanye akaba ashaka gatanya ni inzu namusabye ko mfata igice cyo hejuru agafata icyo hasi n'imbyangase ubyanga uteze n'ubyanga mushaka kugabana muzagabana gute kandi gute ambira ariko n'impamvu yo gusenya inzu ntagifata nose ko numva yitayirukanyira se kunzu uretse maze nkubaze umwaka wansigiye abana ko nabyanze
kujya kubajugunya kwa nyoko byari byananiye ariko nuko nzi ngo utwita umwana amezi 9 ukamubyara ukanamurera akanakuvuna sibyo ngera ibyo naruhiye ndabizi na nisaha ibyo nduhira ndabizi iyo muvuga ngo mutwita abana amezi 9 twebwe imyaka tuba tubayetse mu mugongo wacu uzera imyaka ingahe tutajya tuyibara wowe uheka wahetse nde mubona byaye yewe imyaka ngo tuba iwanyu se wari umufite ukiri iwanyu wari umufite hanyuma se urabuzwa n'iki kandi waraje umuzanye waje umuzanye ariko da ufite rezo abo nazanye se wowe wamariye ikira narabakujije wara akuburyo no muri facture bizajyamo Facture iki nyine wagize ute indezo zose uzazisubiza oya wagize ute ariko se mugiye kora mu burane n'ibiryo abana mwabagaburiye indezo zose natanze uzazisubiza umwana afite se indezo watanze ese sari ego kama ko waragize ngo nayo mfite nayo indezo zose natanze uzazishyura uramwana indezo nareze waragiye kwa Farida afite se ibi byose ni ibintu nagiye nkurikirana maze kumenya banza umindezo nareze waragiye kwa Farida uri kumva nawe gutasimbukira urumva nawe sajya umwana amaze kumenya ko afite se indezo zose baranaganira batavugana naramumenya pana ngo baramumbye naramumenye so agiye kumunyereka wose w'umwana ra ariko noneho nakaje abagabo turaganira abagabo wose w'umwana nuwahe twega abagabo nyine wose w'umwana wose w'umwana nuwahe utangise kwa bimeze gute se ega abagabo twege turaganira ise w'umwana yego cyakoze ngo official cyakoze ngo apfuye ari huse so mwana arahari tumaze guhura tumaze no kuganira umfiriye nabi kabisa urabizi neza ko ise w'umwana arahari waramubonye muranaganira ureze umwana imyaka ingahe ise w'umwana se uguze ibikoresho ugize ute avuga iki ko ahubwo yari yaramubuze none ise w'umwana twarabonanye tabizi kandi mukora chat ibyo mwagiye mugana byose simbibona ahurabeshe ubwo waraje uratuza bati nawe uzakumenya waje muri Kigali burajijisha bajya bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo bw'icyobwe ariko noneho bwawe buranyobeshe none wari uzi kutazamenyekana ise w'umwana waramubonye arahari icyo ntago hari ndakondoye ngukuye ku gasozi nireka nyura umugabo wanjye areke kwandagara uraje ahubwo unyandagarije mu nzu unjyanye no kwitangazamakuru nawe utambwiye ati pole mugore wanjye warihanganye nakutagize uzi naho wasanze ngeze nta n'isoni pole y'ikisuko ubundi mwari mukwiye kwihanganira na mwembi kaga karabiye se w'umwana keza umva kumwihanganira n'imyaka ishize ukuntu ingana yagakwiriye kumbya ati ibintu byambayeho byari impanuka nari nzi ko ari wowe kumbisi yari wowe amakuru narabibonye yakambyiza ukuri ngenda shaka ukuri njye nashakanye nawe hari undi mugabo nari ukuri urakuma cyane nakuma njye nashakanye nawe undi mugabo nari mfite kirage nawe wari ufite ujya gukosha se wakosherezaga uwo wabyaye ugiye kubyara nzi ko ari uwanjye nizane se w'umwana rero buradusubiye inyuma twasanga buriya mwana yaravukiye ameza angahe nyine gene usuzana sibye ko tubibona tugaceceka nyine warabaraga se wasanze arangahe nyine wasanze arangahe bose umwana avukira ameza angahe amezi 9 ukigere wonje warayabaza usanga 9 aruzuye cyane ari nawe ujya gukosha wagiye gukosha kuko amezi 9 yari yuzuye nabakoshereje bose nababyariye 9 hari ibintu twe tureba abagabo tugaceceka n'abasagiza ngiye nago nigeze nsagiza urumva ngiye nago no gukora iki gusagiza nukurenza ukabyarira 12 ngiye rero nago nigeze mbyarira 12 ayo mahirwe se yo urayageze uraba utarageze no mu 9 ukagera muri 12 umvara kunyumvira ubushize bavuze ko ufite ikimenyetso cyo kimenyetso rero nicyo nyeneye icyo kimenyetso niba se w'umwana kuko ibyo uvuze niba rukuru niba se w'umwana hari ayo makuru yafite ukabura byari amezi angahe ikimenyetso wagiye gukosha nabyari angahe ariko ibaze wakosheje kubera ko ukaza ugaterura umwana ngo mwana wanjye ukamwita kubera mvuge gute ukita umwana izina wanjye ukaburi kumbwira ayo magambo yose turabayo technique mugeze turaziyobewe uzi kurusha uko wiyizi technique mugira turazizi uzi kurusha uko wiyizi ntabwo bikiri yagiye rero ziguhumya amaso uje nk'ikintu uza namenye ukuntu navuga
hano ngo ntabwo yewe ibyo wari warangabure ntabwo uzongera kubingaburira. papa wase turi kugana ku musozo turi Tukumva gusoza. cyane. Nagira ngo ugire ijambo uvuga kuri bino byose biri kuba uko bimeze nyine muri abantu bakuru burangiye ntabwo wenda nabagira inama cyane kuko muri abantu bakuru namwe muzi kwifatira imyanzuro ariko nk'umugabo mu rugo nawe uzi biri kuba gira ijambo tubwira kuri ibi byose nyine. Keza gereye buri munsi nizere ko umaze kumenya ariko Yego. ngiye ikintu buriya nkunda kurwanira ishaka ngira byo kuvugisha ukuri. Kandi iyo ndi mukuri inshuro nyinshi uzakomeza uperereze neza urebe uzitonda urebe genda gake kubera ko mba nzi ko mfite iki kuri kwanjye. Yego. Uyu mugore n'umugore wanjye n'umudamu wanjye Yego. uko mubona hanze siko ameze n'imbere. Ndamuzi urumva rero ndamuzi. Yego. Kuba muzi rero nkaba nkubwira ati bimeze gutya na gutya agahakana cyangwa se nawe ugashaka kumushigikira nkaba ndimo ndamubwira byerekeranye n'ura mwana agakomeza kuvuga gutyo ngenda kubye ko ibimenyetso nzakora iki nzabikwereka. Ibyo dutegereje ngo narinzi kuri bo bizana. Muri ibyo bimenyetso rero uyu mugore nzabimwereka ibyo bimenyetso apfukame ansaba imbabazi. Ndashaka kuzagarukamo hariya muri ura rugo n'urwanjye nta n'urwemere kurunkuramo urumva ariko ndashaka kuzasubira muri ura rugo zanye ibimenyetso ubikuyeze nzaza ibimenyetso zawe ubikuye ibimenyetso ariko ibimenyetso ndabifite ubikuyeze wowe uzansaba imbabazi wowe uzansaba imbabazi ugira ibimenyetso zawe ubikuye Niba bihari nta kibazo. ngere ndumva kwirwanirana n'amagambo kandi nzi ukuri birambabaza. uko kuri kuhese udashyira hasi Nzagushira ku meza pana hasi. uko kuri udashyira wenda gusase ku meza ariko uvuge ngo ukuri kurahangaha ibintu byagenze gute. Ikenewe ni ibyo bimenyetso uri kuvuga. ibimenyetso Mugore mwiza uzansaba imbabazi. ibimenyetso ibyo bimenyetso biri Ibyo kwigira byose uzansaba nanjye bizana imbabazi. n'ibyo nkeneye ndabikeneye none aha Imbabazi azazinsaba. Ibimenyetso nimwe bikenewe bigaragaza ko kuko umwana atari uwawe. Arabizi neza nawe ubwo arabizi. Sibye kumvuna gusa. Ugaruka iwawe ku bimenyetso. Numva twanasoreza aha ngaha.